reka gukora bino bintu igihe cyose ukeneye kuba umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Niba ushaka kuba umuntu ukomeye, irinde gukora bino bintu. Icyambere ugomba kwirinda, irinde guhura n'umuntu ufite ibyo kurya ngo umwereke yuko ufite inzara yakurenze. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, irinde guhura n'umuntu ufite icyo kunywa ngo umwereke ko ufite inyota ikurenze. No, umuntu ufite amafaranga ngo umwereke yuko ufite inzara yo kuba yaguha ya mafaranga cyangwa se yaguha ku mafaranga. Ikindi nshaka kukubwira, nuhura n'umuntu ukurusha ubushobozi, uzirinde kumwereka yuko ufite inzara ya bya bindi akurushaho ubushobozi. Ikintu gikomeye rero ugomba kwirinda, ntuzigere n'iri na rimwe usaba umuntu ikintu afite kandi ubibona yuko nawe abizi ko ugikeneye. Ntuzigere ubikora. Hari ibyo bidahagije kandi ntuzigere uhendahenda umuntu kukwakira muri we, kubera yuko kukwakira muri we bishobora kuba ingaruka ikomeye itari byiza kuri wowe. Simvuze ngo nanone uzivumbure kuba mugomba kuba inshuti cyangwa se kuba ushaka ko muba inshuti, ariko nanone uzirinde guhendahenda cyane, kuko guhendahenda cyane bituma benshi basuzugurwa. Nkuko nabikubwiye, niwirinda ibi bintu bizagufasha. Icyambere, kugaragariza abakurusha ubushobozi yuko ukennye ibintu runaka. Icya kabiri, kwingingira umuntu kuguha ikintu afite kandi nawe ubona yuko abizi ko ugikeneye. Ibyo bintu ntukigere ubikora mu buzima bwawe. Ibyo bintu nubyirinda, buri wese muhuye ukamucaho bugufi cyangwa se ukamwifataho nk'imfura cyangwa se ntumwereke ko ushonje ibyo afite, bizagufasha, bizatuma abantu bagukunda cyane. So niba ukunze rero iki kiganiro cyacu, kora subscribe, like, share na comment. Tuzasubira ubutaha. Ndabakunda cyane. Please ntimunteshe agaciro pe. Mumpe subscribe. Thank you so much.